ibyo watekerezaga sibyo byabaye. Papa Alex ngewe nararambiwe. Nimba ari cyo ndashaka kwitiranya n'igisabo. Amara urabyumva kwijijisha mbiye ko bimeze. No ngo ngewe n'umufamily uri iki. Nibukaga ko ari amasaha yaranje kubera abantu dukora business yari igihe utwarwa ntibibuke ko no kurya bibaho. Aho uracyari mutoya ntabwo wabyumva ariko aya ndabyumva. Urwego tuba tugezeho umuntu arya ukabonye umwanya ntabwo tukigendera ku masaha. Ejo banza waratashye ntiwansanga hano. Yego bishoboka ko wari waryamye cyangwa se sonze ko biba byagenze. Oya, ejo ni nagiye gusura auntie wawe, Claire. Claire? Wagiye kumusura? Namusuye ngo mutahe. Cyiza cyane. Ntabwo ujya umusura ariko. Aya, byankundira se? Zashaka kumusura. Ese kari akazi dukora wagize ngo abigoye. Biba bigoye ariko habaho kwigomwa. Akazi biragenda. Iki. Ejo rero naramusuye twaganiriye byinshi pe. Tuganira ku bibazo ahanini biba muri runo rugo. Nuko rampumuriza angira inama ibintu nk'ibyo biraho. Ariko nagiraga ngo ujye mu cyumba cyanjye akabati k'igitanda muri tiroire ya 2 nzaniremo attestation de mariage shake n'urupapuro rwa duplicateur n'ikayi nkwereka ibyo dukora. Attestation de mariage yikize nyine ndakubwira ibyo turi bukora. ubwo attestation niba ari attestation de mariage abiki ngo ni bifaransa mu gifaransa babivuga ngo iki nuko bivuze oya rambeshye. Attestation de mariage ni igifaransa. Mu cyongereza ntabwo mbi wize ni mugoroba ntacyo si byose. none se washaka mwiza mikoresha iki? Hari ibintu nshaka kumfasha urupapuro nshaka kunyandikira. Kiwe nandika rw'iki se? Ariko Selexi ako abana b'iki gihe mwumva bigenze bite? Uranzanira urupapuro nkubwira ibyo nyandikira. Nyine mama sobanura no ibyo nandika ni ibiki attestation de mariage ntekereza ko ari rwa rupapuro rw'abantu nyine rw'abashakanye. N'urwo nyine urarushakira iki se? Urarushakira iki? Hari ibintu nshaka ko tuza kuvuganaho. Mama nawe rwose ibyo bintu none akaji kanjye kukanyoye ni umeze neza. Aho ni nyubako mu kinyubako cya Danshawe ndatambuka amatara kaka ndi sawa kabisa ibintu byaje kuryoha. Biraho ariko nyine ni ibintu mbone ko bisobanura nyine ntago ari ibintu bya danje. Twabigeze bisanzwe nyine. Ahaze ubundi mbwira wa muganira umeze bite? Irihe se kandi? Tuganira ibintu byinshi buri ndamye nshaka. Wamu shiri wawe nyine umeze bite ngo nabigeze ndetse nyamahirwe se. Ndizo ufite nyamahirwe. Ntabwo byari. Mbona ntazi nyine bitari kugenda neza birahangaho. Ngaho gute se kandi? Ariko rero byari binakenewe ko iki kizu ntabwo wakibamo wenyine. Iki
kizu ni kinini kabisa kandi iki kizu nta birenze birarenze gusa kizu kukibamo wenyine biragoye Imana uva aha ngaho uzamuka ujya hejuru nawe ntiwa mundebe uzi byagenze bite kugaruka musheri wawe byagenze bite ahubwo uzi ko namureba wa mugani yagiye he n'amahirwe sigwe ari muri flora hejuru nyine mbwira bimeze bite se kandi nabikubwiye ndabona nazi ukuntu bimeze wagira ngo sinzi kabisa ukuntu byagenze n'iki ni uko ubibona tu aha neza kuko wereka ubibona ari mu cyumba cyiwe nanjye yarangira icyumba cyanjye nuko guze naho ngaho bigeze kandi numva mwakabaye muri umuti umwe ufite icye cyumwe arara hejuru undi akarara munsi ye ntabwo wamenya iby'ingoma n'iby'ingoma ari ibintu by'isereri bya danje ntabwo kuza wowe ubundi aho bimaze kungera habaye ikizi Alex hano kanya uba wasanze nifitiye barangiza ukandya mbaga mfite inyota nyine turaza kuvugana ndakubwira ibyo uri bushyigire bunyandikireho none se waba ko ari ikintu ndi gutekereza kubera ko papa adaherutse hano cyangwa se umuntu ashwana umuntu ashaka gutandukana se Alex ibyo ari byose umaze kuba mukuru urakuze pe yego urabizi ubuzima twabayemo na papa wawe kugeza kuri uyu munota akavuga ko wowe utari uwe ufite ahandi nagukoye urabona igihe amaze adataha yego yaragiye ese Alex urabona twakomeza kuba muri ubu buzima none se bivuze ngo iyo attestation de mariage ushaka waba ushaka kujya gukora icyo bita gatanya Alex ndashaka divorce na papa wawe Jesus uti ndashaka divorce na papa wawe divorce na papa byagenze bite kubera ibibazo duhoramo nta mahoro ngira nawe nuko aguhoroza ku nkeke urabona twazayibamo kugeza ryari murashaka gutandukana na papa cyane kugira ngo nawe muhe amahoro ye ugeheze tuzabana mu buzima nyine nge nawe tuzakomeza tubane uko nguko ngewe mbane na mama mu buzima butarimo dadi we nibyo ashaka so mami what's wrong with you niko bimeze Alex Jesus niko bimeze uzi ko umugongo usigaye undya kubera erega wabonaga bikiya bibera muri salo ubu narwaye umugongo kubera ko nkubita hasi buri kanya akagukura kuburira akagukubita hasi akankubita imigeri ibiki ubu ngubu nabaye igisenzegeri korara hasi nese ibyo wari ubizi mbwira wowe nsobanurira ubundi twumve ikibazo uko kimeze wizi nanjye ntabwo ndi umwana ndabona hari ukuntu nakugira inama nk'uko nsanzwe mbikora uzi urumva wowe n'amahirwe nyine ikiriho nuko tutameranye neza habaye ikizi tumeranye neza harimo utubazo aka kanya muratangiye kutameranye neza uzi ubundi mufite ikibazo mbese urumva wowe njye narikoze nkamuzana hano kwa kundi huti wabonaga ibintu byoroshye buriya kiriya gihe nyine cyagiye n'ubundi muzehe mutamenanye neza muri gushwana urumva muzehe yarahemukiye cyane ariko nuko nyine bibaye uriyakira none wakora iki none uzi ubwo ngubwo byagenze bite koko kugira ngo muhere amahirwe ko nzi ko umukunda cyane kugira ngo mugeze iki gihe wumva umwe arara iyo ngiyo undi arara iyi ngiyi ubwo ibyo bintu murimo murabikora mute koko ndorere buriya nanjye gufata uwo mwanzuro byarangoye nyine narabuze ikindi nakora ndavuga imbere ntabwo wayicuma umuntu uba mu nzu ingana gutya ariko inzu buriya ntabwo inzu naba irimo ntabwo inzu ari ibingana cyangwa iki
cyaza usigaye turi ahantu heza pe ntakubeshye ni Ese heza cyane ni kwa muzehe hanini buriya ni heza ni hanini urumva haba ikibazo nuko numva n'ubundi yishima ari gake gake ntabwo pe cara ngaho nguko nyine ubwo ni uko dusanze Kreni ukuntu ibintu bimeze noneho kampani ubu aho bigeze ubu ngubu tugiye kuyihagarika tugiye kuyihagarika kubona ariwo waba ari umuti urambye kampani ugiye kuyihagarika yego kubera ikiza none se ikibazo njyewe urabona kampani ukuntu bisanzwe ikora mbona ikora neza tubona clientele ibisohoka biragenda ibiza bikinjira kandi ngira ngo ndakeka kuva naninjiramo hano nkashyiramo shares zanjye wabirabibonye ko byarushijeho kuzamuka twagiye twunguka tugacuza amafaranga menshi abakiriya bariyongereye ikibazo gihari ni iki cyatuma ujya guhagarika kampani kandi iri gukora neza oya birandambiye nge ndikumva nshaka kuruhuka nkajya out of company mbese ibintu bya business nkabivamo ko ni sereri nyinshi cyane rwose byo kunguka byo yungukaga ariko buriya rwose bibaye byiza rwose kampani twayihagarika imigabane wari ufitemo tukayiguha tukigendera tugatandukana amahoro rwose na kampani tukayisesa kuko mbona nta mikorere rwose nta mikorere ntabwo ibyo bintu ndimo kubyumva pe sinumva ukuntu wakwifata ugahagarika kampani nta mpamvu ifatika nta bihombo byajemo nta bintu by'abakiriya byangiritse nta modoka zagiye hanze ngo zihombe cyangwa zipfire bigende gute ikibazo nyirizina umuzi ni uwuhe wo gutuma kampani yahagarara kandi ibintu bigenda neza ntabwo ibintu uri kumbwira ngewe rwose ndi kubyumva oya mu by'ukuri ariko muri iyi minsi rwose ngira ngo warabibonye nsigaye numva ari capable yo kuraninga ino business ngo ikomeze iraninga icyiza rero nuko yahagarara seko naherutse bigenda nabi igihe ya minsi yamaze umeze nk'uwigunze kandi ko twagerageje kukuganiriza no kukuba hafi ukagaruka muri modo nyuma yo kugaruka muri modo kandi wayiki noneho buriya ubuzima bw'umuntu niko gaciro ka mbere so ntabwo rero wajya ukomeza ukora ibintu ubundi uri guhatiriza ubona mbese nyine ubona nta bitakurimo mbese ufite impamvu zawe nyine wenda nta mpamvu zindi zirenze zindi wowe gusa icyiza ya migabane ni myinshi wagenda ukayishora n'ahandi kandi wakora bikagenda ariko iyi ngiyi yo nta future yayo mbona pe mu byumweru bibiri rwose ndumva twaba dushyizeho akadomo kandi ntibibe ibintu bya nyine ntibizemo akavuyo ngo bizemo abantu benshi tubikemure hagati yanjye nawe sibyo ibyo byawe byiza hatiriza wenda ku mpamvu zawe ntazi izo arizo ngo ntumeta kora ibyo wapanze ariko ya nuko nguko bimeze musaba kuza akaba ari kuguhamagara ntiwitabe mwihorere nta wawe kwitaba nta kibazo ngewe se ngiye ko ntatuma utitaba witaba nta kibazo hari abantu ubona baguhamagaye nyine atari mu gihe cya nyacyo so uko nguko bimeze rero mu byumweru bibiri turaba turi kugenda tureba uko byari bihagaze tuyifunga imigabane yawe uyitware nyine nta kibazo ushatse wemerewe no kuzana umwavoka wemerewe no kuzana atoni nyine akabikurikirana akareba nimba kuri side yawe nyine nta kintu uhombamo sinakorera nzana Antoni niba wafashe umwanzuro ubwo icyo tugiye gukora ni ukureba ibijyanye na contract no kureba uburyo tuzayisesa kandi ndakeka kuyisesa mu bwumvikane bitazatonanira ntabwo bizadusaba kujya mu bindi bintu by'abayobozi cyangwa iki uko twihuje tuzabireba neza tujye mu mibare tubisoze neza tumva ntacyo bitwaye
Makuza si ukubera iki wansiga ukansiga kandi ubizi neza ko ngukunda. No, ntabwo wansiga ngo mbeho ntagufite. ntabwo ubuzima wabona ntagufite pe. oya Makuza, ntabwo nabubamo ntagufite. si uko ko wampoye kukubwiza ukuri. Dr. Kim Ameze neza Makuza. Ameze neza yego. Sekreteri arambwiye ngo urahari ngo uranshaka ariko n'ubundi nari nkwe expectinga n'ubundi uyu munsi nkuko twari twabiganiriyeho. Of course yes. Yeah. Urambabarira nje imbere ho gato hari ukuntu gahunda nari mfite yarangiye kare. Ndamvuganire kasimbuke tarajya kuri ranche ariko oya nta kibazo. Ibeshyaho gatoya. Hano rwose tuba turi flexible cyane ko urana imbizi ko nyine uraza ntabwo bigoranye. Nabikunze nabonye no yamu ubwo yakira abantu neza nta kibazo. Yego. So cyane rero nakubwiragaho aho progress bigeze uriya umunyamigabane wundi ucyuye igihe namuvugishije nyine namuhaye procedure y'ukuntu tugomba guhandoringa over iki cyumweru cyose ariko namubwiye ko uriya company ngiye kuyisesa nyine kugira ngo atabyitwaramo umwikomo wenda agira ngo ni ubundi buryo bwo kumukuramo. Yego kuko ngiye namubwiye ati tubinyuze mu nzira za legal process nyine azane n'umwavoka. Arambwira ati nta kibazo rwose numva ari kubyumva nta mananiza yandarimo. So ni karibu rero iwacu rwose kandi tuzakorana neza. None se bwana Makuza ibyo bintu wabitekerejeho neza? Nabitekerejeho neza washatse kubikora gutyo se umuntu mwakoranye? Nabitekerejeho neza cyane. Tekereza ko hagombye kuba hari uburyo ibintu biteguye ibintu bigenda neza ariko ndumva kubera iki wahisemo kumubwira ko ugiye gusesa company? Si ibintu biri clear? Biri clear yego, biri clear ariko buriya igihe twari tumaranye yashatse no kubizanamo nk'ikintu cya famille nyine ibintu asa nkabyoroshya yumva ko nyine ari nkaho turi abantu b'abavandimwe. So ndabwira rero uyu muntu kugira ngo nzamwikureho ushobora kumubwiza ukuri ugasanga nyine ukuri kose ugasanga abyegereje umutima cyane nyine ariko namanje kunyura muri izo nzira mubwira uko bimeze nawe kumva nyine afite imbogamizi avuga ko wenda twari turi kunguka ariko nawe imigabane yawe nta kibazo wayijyana ahandi ngiye rwose ndikumva kuraninga ino company ntakibishoboye. So uburyo nabimusobanurimo nyine nanjye nabijyanishije muri ya sanse y'ikivandimwe turi nka famille hano. Okay fine wivunika. Jewe kubera experience yo gukorera mu bihugu byinshi ubu ni umuco abanyafurika benshi bafite wo gufata business bakayivanga na famille. Ubonaga rwose bimaze kuba bitari byiza mu gihe tugezemo kiri digital. Rero giye nta kantu kajya kansha mu gutwi ngo kagende gutyo ubwo ndakanotinze. Ibyo ari byo byose by'ingenzi twarabiganiriye wanyeretse ko company iteye ibyikora aho ivuye aho igeze. Ntekereza ko twebwe dufite ukuntu tuzagira ingingo twongeramo tuzagira structure ziri clear ku buryo isaha yose umuntu yashaka gukuramo imigabane ye byaba ari ibintu bigaragara bifite inzira bicamo bitatujyanye mu bintu by'amatiku cyangwa imanza hato na hato bitari ngombwa. Icyo kirumvikana rwose. nawe ubundi ndumva nta kibazo kindi nta kibazo ibintu byacu bigeze ahantu heza ariko uzabyitondemo
oya kwitondaho nafashe igihe cyanjye ndabyasesinga neza mbona nta risike zindi zirimo ko uriya ni umuntu twakoranye igihe kinini uriya yashoyemo imigabane ari nka muzehe uri kumuzamura so ubwo rero n'undi iye aba yizi uko byagenda kose abonye namuriye nawe yahita azana bantu b'abanyamategeko numva step ya nyuma nashaka abanyamategeko banjye babereka ko ibintu biteye bakabicishamo amaso bakagorora ibitagororotse neza kugira ngo dukore ibintu biri big kurenza ibyo mwakoraga kugira ngo twese dutere imbere karibu rwose feel free kampani yose ubu ngubu bwose urayemerewe izengurukamo ukareba environment abakozi bakoreramo ukareba n'amadokima washaka twayakuzanira undi urakoze cyane rwose uri umuntu w'umugabo ese ubu cyari kugushimisha nuko nari kukubeshya no Makuza ntabwo wansiga ntabwo byakunda ntabwo bishoboka suko kumana nkora iki bazi kugira ngo Makuza yongere anyizere kugira ngo yongere anyumve Nyiramahirwe bite Nyiramahirwe kurira bite meze bite kurira ubaye iki kurize ndi harahanze nkumva neza urasakuje cyane kimwe kabyaramo sanzu Nyamaye pori basi pori Nyiramahirwe pori basi nkora iki ukorera iki koko kwera waretse kurira ukorera iki kugira ngo basi uhore se basi Nyamaye waretse kurira pore ndahari mbwira sibyo mbwira pore basi mpobera pore Nyamaye wirira ndahari sibyo wirira ndahari wirira